reka dutangire iteraniro ryacu cyangwa dutangire iki cyigisho cyo kuri uyu munsi. Reka tugitangire n'indirimbo kugira ngo tuze kwakira umuvugabutumwa uyu munsi. Iyi ndirimbo iravuga ngo managurwa hose. Mufashe kuririmba abayizi. Turirimbaho igice kimwe gusa kugira ngo twakire umuvugabutumwa wacu w'iri jambo atugezeho ijambo ry'Imana. Kadutangire. Managurwe hose mwami n'umuriro nibushaka, nyir'ibyaha birimburwe, managurwe hose mwami n'umuriro nibushaka, nyir'ibyaha birimburwe. Amen. Tushimiye abagiye kudukurikirana kuri Arabohora TV. Dufite umuvugabutumwa wacu uyu munsi, araza kutwibwira hanyuma anatubwire uko yamenye Yesu, kuko intego y'iri jambo ni ukugira ngo tumenye uko icyo Yesu yatumariye. Ubundi nk'ubu tuzagera mu ijuru, Imana izatubaza ngo ubundi umwana w'Imana twahawe twamukoresheje iki. Iryo jambo buri muntu wese agiye ryibaza, buri muntu wese ahari wese ujye wibaza uti se inkoni Yesu yakubiswe zangiriye uwuhe mumaro? Umubabaro Yesu yababajwe wangiriye uwuhe mumaro? Turagira ngo rero duhamagare umuvugabutumwa w'uyu munsi aze atugezeho ijambo ry'Imana. Ariko reka manze muragize Imana kugira ngo tutarambirana cyane. Mana nziza, Mana yo kwiringirwa, Data twese uri mu ijuru, duhagaze mu butware bw'ijambo ryawe. Iri jambo riraturuta, iri jambo ryabayeho twebwe tutarabaho. Hari benshi barivuze barivuga uko ritari, hari n'abarivuga uko riri. Turakwinyize Mwuka Wera n'ushobora gusobanura iby'iri jambo kandi tukumva inzira nyayo. Yesu yatubwiye ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi nawe uzajya kwa Data atamujyanye. Kandi yaduhaye Mwuka Wera kugira ngo atuyobore nk'umufasha. Turakwinyize Data twese uri mu ijuru, twakiriye umuvugabutumwa ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana, kandi mwamubane nawe, umushyigikire mu ijambo ryawe, umushoboze Kristo, kandi ukomeze gufasha Data abo bantu mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zibabeho mu izina rya Yesu Kristo. Aba bantu badakijijwe, abantu bavuga iby'Imana uko bitari, aba bantu bayobya ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu Kristo, bari mu nyungu zabo, ntabwo bari mu nyungu za Kristo. Kandi Yesu Kristo yaje gucungura umwana w'umuntu kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Turakwinyize Yesu washyizeho inzira, tuyobore iyi nzira rero mwami. Dusengeye abarushye n'abaremerewe, dusengeye indushyi ziri impande n'impande y'isi zirushye Kristo. Turakwinyize kugira ngo uzigarure, ubagaruze ubugwaneza mwami Yesu. Turakwinyize kugira ngo ubane nawe, kandi udufashe, ushoboze natwe, ushoboze abagiye kumvira ijambo ryawe, ubashyigikire mu izina rya Kristo watuhambe ku musaraba. Turabishimiye tubyizeye kwa Kristo watuhambe ku musaraba i Golgotha. Amen. Amen. Reka twakire umukozi w'Imana atugezeho ijambo ry'Imana. Karibu umukozi w'Imana. Yesu Kristo ashimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana ryahishuwe Yohana 20:11. Ryahishuwe Yohana 20:11. Bibiliya iravuze ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona n'uyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntiyabakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumbugwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacibwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiye ibyo bakoze. 15 akavuga ngo kandi umuntu wese utarabonetse ko yanditswe muri icyo gitabo cy'ubugingo ajugunywa mu nyanja yaka umuriro. Amen. Ruwo kwizegwa mwami Imana yacu, Imana izivuga bikaba kandi dutegetse byose bigakomera. Turashimye kuri uyu mwanya mwiza tubonye wo kuvuga ijambo ryawe.
Mwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo nashize Uwiteka imbere yanjye iteka kuko ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Mana tugushize imbere muri iki cyigisho kugira ngo ari wowe utuje imbere mwami Mana nyiribihe, ubane natwe utugirire neza, ni mu izina ryawe tubisabye Mana nyiribihe, amen. Amazina nitwa Ruteye Bienfait, niyo mazina yanjye. Nkaba ndi umupapa, ndubatse, mfite umudamu n'abana 7. Sengera muri Sepak, niyo Pentecote yo muri Congo, niho nsengera, ni naho nakirijwe. Ndashimye rero kuko mbonye uburyo n'umwanya kugira ngo njye kuvuga ijambo ry'Imana. Ijambo turi buganireho ni amagambo dusanze mu gitabo cy'ibyahishuwe. Mwanditsi wanditse kino gitabo ni Yohana. Yohana yanditse ibitabo 5. Yari umwigishwa wa Yesu, wakurikiye Yesu ari umwana mutoya. Bibiliya ivuga kuko nyina wa Yesu Mariya na nyina wa Yohana Salome baravukanaga. Akurikira Yesu ari umwana mutoya. Yandika igitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Yandika Yohana wa mbere, Yohana wa kabiri, Yohana wa gatatu. Aja kwandika n'igitabo cy'ibyahishuwe. Yohana, abigishwa ba Yesu bose bagiye babona Yesu ugutandukanye. Yohana we yagiye kubona Yesu amubona ari Imana. Usomye mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere yavuze ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, Jambo yari Imana, nta cyaremwe cyose kitaremwe nawe. Yohana we yagiye kubona Yesu amubona ari Imana irema. Iki gitabo rero cy'ibyahishuwe, aya magambo niyo nashatse ko tuganiraho. Teme cyangwa se umutwe w'ijambo turi buganireho, turaganira ni teme ntoya cyane, ni akajambo gatoya kanjemo kavuga ngo nta uzabura ku munsi w'urubanza. Ku munsi w'urubanza nta uzabura. Izindi manza ziba hano mu isi umuntu ashobora kubura bikurikiranye n'impamvu runaka, impamvu zitandukanye. Tuzikurikirana cyane imanza nyinshi zigenda zibaho, umuntu akabura ku mpamvu runaka yatanze, umuntu akabura ku mpamvu ko yarwaye, umuntu akabura, cyangwa se hakaba nabo bacira urubanza badahari. Bakiriye abantu urubanza babakatira burundu badahari, bari mu mahanga. Izo ni imanza zahangaha mu isi. Ariko urubanza ruzabera imbere y'intebe y'imanza y'Imana, imbere y'intebe y'imanza, uwo munsi nta uzabura. Ni ukuvuga ngo buri wese azagaragara. Yohana yandika aya magambo, aravuga ngo mbona intebe nini yera, mbona n'uyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihabakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere ya ntebe. Nuko ibitabo birabumbugwa, n'ikindi gitabo kirabumbugwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Ku 15 haravuga ngo nuko umuntu wese utaragaragaye yanditse mu gitabo cy'ubugingo atabwa mu nyanja yaka umuriro.
Tema yacu rero iravuga ngo ntawe uzabura ku munsi w'urubanza, umunsi ukomeye, umunsi uteye ubwoba. Yohana wanditse aya magambo yaravuze ngo mbona intebe nini yera. Hazabaho imanza zitandukanye, hazabaho imanza zitatu, ariko ndaje kubabwira uru rubanza ruzabera imbere y'intebe y'imanza yera. Yohana aravuga ngo mbona intebe nini, mbona n'uyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntiyabakiboneka. Mbona bapfuye, abakomeye n'aboroheje. Nigeze gutekereza kuri iri jambo, ndiko ntekereza ukuntu nta muntu n'umwe uzabura ku munsi w'urubanza. Uriya munsi ukomeye nta muntu n'umwe uzahabura. Abakomeye bazaba bahari, kuko ni urubanza rutazagaragaramo ruswa, kandi ni urubanza buri wese azagaragara imbere y'urwo rubanza n'ibyo yakoze byose. Haleluya. Ni urubanza ruzaba rutandukanye n'izi manza zose tuza tubona ku isi. Ni urubanza umucamanza uzaba ururimo n'Imana. Yohana rero yabonye muri urwo rubanza abona ko habumbuwe ibitabo. Nabanje gutekereza aba bakomeye n'aboroheje Yohana yavuze bose bazohagarara imbere y'intebe y'imanza. Njya gusanga iyi si dutuyemo yaciyemo abantu bakomeye cyane. Iyi si tubamo yabayemo abantu bakomeye mu mateka y'isi cyane, yagiye ibamwo abantu bagiye bakomera baramamara mu gihe cyabo. Iyi si nanone yabayemo n'abandi bantu bari boroheje, abo bose iherezo ryabo bose ni ugupfa. Ari abakomeye ari aboroheje, bose iherezo ryabo ni ugupfa. Nigeze kumva amateka y'umugabo wayoboye Ubugiriki witwaga Alexander le Grand. Yabaye umwami w'igihangange cyane mu gihe cyiwe. Yabayeho mbere yo kuvuka kwa Yesu imyaka myinshi. Aje gupfa avuga amagambo ngo bazamukorera. Amateka avuga kuko yaje kwicwa na malaria, ariko akiri muzima avuga amagambo bazamukorera. Aravuga ngo nimara gupfa abaganga bakomeye, abadokiteri bazaba bakomeye muri icyo gihe, ngo abo ngabo aribo bazorengeza umurambo wanjye bawujana ku irimbi. Aravuga ngo ijambo rigira kabiri, bazafate amafaranga yanjye n'izahabu, ibintu byose by'agaciro, kuva bankuye iwanjye mu rugo banjyana ku irimbi, bazagende banyanyagiza izo zahabu. Ijambo rya gatatu aravuga ngo serikeye yanjye amaboko ntimukayashiremo, muzakore serikeye amaboko azagende anaga hanze atari muri serikeye. Icyo kintu gitangaza abantu baravuga ngo dusobanurire ibyo vuze. Aravuga ngo icyambere kizatuma aba specialiste bakomere bazotwara umurambo wanjye ni ukugira ngo bizogaragare kuko imbere y'urupfu nta muntu ukomeye. Baramubwira ngo ijya kabiri wavuze ngo amafaranga bazagende bayanyanyagiza niki? Aravuga ngo ni ukugira ngo bigaragare kuko ubutunzi bwose twabusanze ku isi tuzongera kandi tubuhasige. Baramubaza ngo icya gatatu igituma amaboko yawe atazajya muri serikeye azagenda naga hanze ni ukubera iki? Aravuga ngo ni ukugira ngo bigaragare kuko ino si twayijemo ntacyo dufite, tuzongera kandi tugende nta kintu na kimwe tujyanye. Kuriya nta n'umwe uzi upfa ngo agire icyo ajyana.
isi yagiye igira abantu benshi bakomeye bagiye bavuga n'amagambo akomeye cyane. Yohana aravuga ngo mbona bakomeye n'aboroheje bose bahagarara imbere y'intebe y'imanza. Haleluya. Abakomeye bose babayeho mu mateka ya kera, abakomeye bose uwo munsi bazohagarara imbere y'intebe y'imanza. Abacamanza bo mu isi uwo munsi si bo bazaba ari abacamanza. Kigira kabiri rero Yohana yabonye ngo muri urwo rubanza hazabumburwa ibitabo, nta batangabuhamya bazohaba. Izi manza zindi tugira hano ku isi zigira abashinjacyaha hakaba n'abacamanza, sibyo? Ariko ubwo mu ijuru igo siko bizagenda. Yohana yabonye ngo muri urwo rubanza habumburwa ibitabo. Natekereje ku bitabo bizabumburwa ndatangara. Ni ukuvuga ngo buri wese hazoba hari igitabo ciwe. Nigiye muri system anglophone turangiza ishuri twandikaga ibitabo bitatu. Wandikaga igitabo kimwe cyo gusiga muri kaminuza, ikindi gitabo kikaba icya directeur wawe, igitabo cya gatatu kikaba icyawe. Nibyo bitabo bitatu. Noneho ntekereje kuri ibi bitabo bizabumburwa umunsi w'urubanza, nsanga ibyo bitabo bihuye n'ibi twandika. Hazabumburwa ibitabo by'ibyaha, hazabumburwa n'ibitabo by'imirimo myiza. Bwana sifiwe. Hazabumburwa ibitabo by'ibyaha. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ayo mabanga yawe uzugenda uhishahisha umenye ko Imana ngo izibona ijoro n'umurango. Ni ukuvuga ngo Imana iyo nta mwijima uhaba, izibona ku manywa nk'uko ibona nijoro. Kandi birashoboka cyane umuntu yahisha abandi uko uteye n'ukuri, ariko nta wahisha Imana. Kuriya bya byose tuzadukora, ibyo uvuga n'ibyo ukora zose imbere y'amaso y'Imana, nta hantu na hamwe woje ngo wihishe Imana. Hazabumburwa rero ibitabo by'abibyi, abajura. Mu yandi magambo, abibyi nibo bajura. Hazabumburwa ibitabo by'abajura. Kandi abajura baba mu bice bitandukanye. Hari abajura abatuzi baza bakora mu mifuka, baza batwara amasaka meya y'abadamu, bamena amazu bakiba bitandukanye. Bariya ni abajura. Hakaba n'abandi bajura bisumbuye. Nigeze kumva mu mwaka wa 2005 hari abajura bo muri Brazil. Muri Brazil bibye banke y'igihugu barayeza. Hari abajura bakomeye bari barimo aba engineer. Uwabahamagaye ari umuntu ukomeye. Warangize bose kandi nta muntu yahamagaye wo hasi. Yahamagaye aba engineer, abantu bose bo kugwego. Bakora inama biga uko bakwiba banki. Barabyiga umushinga barawunonosora, barayiba bibye banki barayeza. Abo n'abandi bajura bari ku rundi rwego. Hakaba n'abandi bajura ba gatatu bihishe mu itorero. N'abajura bibi igice cya 10 n'amaturo.
buriya nigeze gutekereza hejuru y'igice cya 10 mu magambo magufi wogira ngo atange nka definition yayo. Buriya igice cya 10 ni amafaranga y'Imana aba ari mu yawe. Amafaranga y'Imana aba ari mu yawe. Nimba ari $100 hagomba kuvamo $10. Nimba ari 1,000 hagomba kuvamo 100. Hazabumbugwa rero ibitabo by'abajura. Abajura bose hazaba hari ibitabo byabo bizabumbugwa. Kigira kabiri, hazabumbugwa ibitabo by'abasambanyi. Ubusambanyi bukorwa mu nzira nyinshi kandi bwose ni ubusambanyi. Buriya nigeze gutekereza hejuru y'icyaha, nasanze nta cyaha gitoya kihaba. Abantu baza bagenda babirutanya, ugasanga hariho bimwe tuza dushyira muri classe ya mbere, ibindi bikaja mu ya kabiri, ibindi tukaba twabishyira mu ya gatatu, ibindi bigasa naho byakuweho ubukana bw'ibyaha, bigasa naho bitakikica. Icyaha cyose kuri yakirica. Icyaha cyose kirica. Noneho ntekereza hejuru y'icyaha n'ubukana bwacu, sanga buriya icyaha icyaha cyose ukoze, cyoba wo kita gitoya cyangwa cyoba wo cyaba ari kinini, uko wagifata kose menya kuko buriya iyo ukoze icyaha uba ukatishije kuja kwa Satani. Icyaha cyose kuriya icyo wakoze cyose ni tiketi yo kugeza kwa Satani utacihanye. Muzarebe muri gare, amabasi aja mu ntara, buriya aratandukanye ibiciro. Ukuntu aya magare, ukuntu amabasi atandukanye ibiciro, hari izo ushobora gusanga ziri ku 5,000, izindi kuri 6, izindi kuri 5, ariko zose zirahagurukira muri gare imwe kandi zishike muri gare mu yindi gare. Twigeze kwigira Kampala, za Onatracom yari itandukanye na Jaguar. Onatracom yagendaga kuri 6, igihe Jaguar iri ku 9, 10. Kandi zose tukazifatira Nyabugogo zikadutura muri gare muri Kampala, zose ni hamwe, nta nimwe yatambukaga aho zadusigaga. Sanga rero buri icyaha cyose nacyo icyo wakoze cyose kuriya abazaja mu muriro tibazojanwa n'ubusambanyi gusa, tibazojanwa n'ubwibzi gusa, tazojanwa ngo nuko yakoze ibyaha byinshi, ahubwo azajanwa nuko ibyo yakoze atabyihanye apfa mu byaha. Hazabumbugwa ibitabo by'abasambanyi. Ubusambanyi buba mu nzira 4. Inzira ya mbere y'ubusambanyi iba mu maso. Yobu yaravuze ngo nasezeranye n'amaso yanje nabasha nte kwifuza umukobwa. Inzira ya kabiri iba mu mutima, aho waboneye umukobwa cyangwa umukobwa aho yaboneye umuhungu gusa akamwifuza, niyo yageze mu rugo cyangwa se ahandi, habe nubwo byaba bitwaye amezi angana gute, nanone ahari akongera kandi wa muntu akagaruka muri we akifuza ubusambanyi. Yesu yaravuze ngo
itegeko riravuga ngo ntugasambane. Aravuga ngo ariko njyewe ndababwiye ngo urangije kureba umukobwa ukamwifuza burya kera warangije gusambana nawe. Inzira ya gatatu y'ubusambanyi rero ni mu magambo, ni ukubuganira, ni ukubuvuga. Inzira ya kane rero ni ubusambanyi, ni umubiri n'uwundi. Izo nizo nzira z'ubusambanyi. Hazabumbugwa ibitabo by'abasambanyi, hazabumbugwa ibitabo by'abanyarugambo. Bwana sifiwe. Hazabumbugwa ibitabo by'abanyarugambo. Umugabo umwe yavuze ku cyaha cy'urugambo akigereranya n'inyamaswa y'inkazi. Kundu yakigeranyije n'inyamaswa y'inkazi icyaha cy'urugambo, buriya inyamaswa y'inkazi ntabwo zijya abantu, ntabwo yakujya uri kuyireba. Intare n'izindi ntabwo yakujya uri kuyireba, ahubwo iragukanga ugahunga ukayiheza umugongo. Uyihaye umugongo nicyo gihe gufatika kujya, cyo gihe gufatika kwica. Aravuga ngo icyaha cy'urugambo nacyo kiza kimera nk'inyamaswa y'inkazi, kuko abagambana bose, abantu bavugaho abandi bibi, ntiyo muvuga bicaranye. Hoya igihe mwicaranye n'inshuti yawe, igihe mwicaranye muraseka nawe, igihe mwicaranye muraganira, igihe mwicaranye muvuga abandi, ariko nawe wamara kuhava wahaguruka ugiye, nawe bagahita bagutora. Hazabumbugwa rero ibitabo by'abanyarugambo. Nyuma yo kubumbugwa ibitabo by'imirimo mibi abantu bakoze bose, abo ngabo bose bazacibwaho urubanza. Hano mu isi tugiraho imanza zigenda zitandukana. Hari igihe ushika mu urubanza bakagukatira gufunga ukwezi n'azabu y'amafaranga runaka. Hari igihe bagukatira amezi 6 n'amafaranga bakagukatira umwaka. Hari abo bakatira imyaka 5, hari ab'10, hari aba 50, hari n'abaza bagenda bagakatirwa burundu. Mu rubanza ruzaba imbere y'intebe y'imanza, ntawe bazakatira igihe gitoya, ntawe uzakatirwa umwaka, ntawe uzakatirwa imyaka 5 ngo narangiza kugweho, ntawe uzakatirwa imyaka 10. Ni ukuvuga ngo abo bose bazohamwa n'ibyaha mu bitabo hazaba handitse ibyaha, imirimo mibi yose bakoze mu isi, bazakatirwa gutabwa mu muriro w'intazima. Ndibuka hari indirimbo baririmbaga nkiri umwana, bakavuga ngo umunsi w'urubanza ngo Satani azaje imbere bamuherekeze, abadayimoni bazaje inyuma. Satani azaje imbere bamukurikire, abadayimoni bazaje inyuma babaherekeze. Akavuga ngo hirya no hino hazaba hariho umuriro. Ni ukuvuga ngo bazacibwaho urubanza bahamwe n'ibyaha bakoreye hano mu isi batihanye, bazatabwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuko. Nanone hazabumbugwa n'ibitabo by'imirimo myiza. Hazabumbugwa ibitabo by'imirimo myiza abakristo bakoreye muri iyi si.
hazabaho ibitabo by'abanyamasengesho. Kandi buriya hari igihe uza usanga mu itorero bavuga ngo bariya ni abanyamasengesho. Umukristo wese ntawe utari umunyamasengesho. Wakwikura muri iyo timu, wayivamo wowe ku giti cyawe, kandi igihe uyivuyemo ntabwo uba ukiri umukristo, kuko gusenga ni inshingano za buri mukristo wese. Umukristo wese gusenga ni inshingano ziwe ku manywa na nijoro. Bwana sifiwe. Hazabumbugwa ibitabo by'abanyamasengesho. Ukundu umukristo wese ari umunyamasengesho, kuko abakristo bafite inshingano nini cyane ku isi. Inshingano nini bafite cyane mu isi ni ugusenga. Kuko Yesu agera mu isi, imyaka 33 Yesu yagize ari ku isi, ubuzima bwe bwaranzwe n'amasengesho. Buriya masengesho dusenga twe tuza tuyibagirwa, ariko Imana ntiza yibagirwa amasengesho yose wasenze. Nza nibuka igihe kimwe njyewe navukiye Kongo, ni nayo nakuriye. Igihe kimwe nigera kujya mu masengesho, narahitwa Uvira, kora amasengesho. Ndibuka na position nari nafashe ndiko nsenga aho ngaho, nari njyenyine n'ibyifuzo nari ko nsengera. Ndarangiza ayo masengesho, ndataha ndatura, ngira igihe kirekire naravuye Uvira ndi iwacu. Ngo buke umunsi umwe ndyamye, Imana ijya kungarura amasengesho. Yabikoze nariko nireba, nariko nsa naho ndiko ndeba muri televiziyo. Kandi icyo gihe nariko nsa naho ndiko ndeba muri televiziyo, mbona ko bamfata nahajya ahantu kujya, nari nicaye kuntu nari mfukamye nariko nsenga, bahita basa naho bafunguye radio. Ya magambo yose nasenze bahita bayabo, numva ko nariko nyasubiramwo, ndiko nibona ukuntu nariko nsenga uwo munsi, ibyifuzo nariko ningingira Imana. Rero umukristo wese ni inshingano ziwe gusenga ku manywa na nijoro, gusengera ingwara z'ibyorezo, gusengera intambara hirya no hino ku isi. Hazabumbugwa rero ibitabo by'imirimo myiza abakristo bakoze bakiri mu isi. Hazabumbugwa ibitabo by'abantu bakiranukiraga Imana, abantu bakiranukiraga Imana. Usomye mu Baheburayo 11 havuga hejuru yo kwizera. Uwo mwanditsi atangira kiriya gitabo iriya sura 11 yavuze kwizera. Harabaho nukumenya gose ibyiringirwa udashidikanya. Harabaho niko kuza kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Harabaho ngo icyatumye abakera bagira ubuhamya bwiza ngo nuko bari bagufite. Ahita atangira aravuga ngo kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo cyiza kiruta icya Kayini. Aha naratangaye nekereje kuri iri jambo, ukuntu Abeli yahaye Imana igitambo cyiza kiruta icya Kayini. Ntekereza hejuru y'amaturo,
najye gusanga buriya akenshi abantu ntibaza bareka gutura ngo nuko badafite icyo batura, baba babuze eshanje. Buriya baba babuze eshanje kuko bose baje na za moto, kandi yaje gusubirayo agafata moto, ariko igihe cyo gutanga amaturo, kubera ko adafite eshanje ya 5, adafite eshanje, afite inote ya 5 ntivunje, cyangwa se afite 2. Ni ukuvuga ngo abenshi baza bahera kuri 500 ukamanura ukajyana mu biceri. Uwakoze akaba yogera kuri 2,000, ariko kugira ngo abenshi afate 5 ngo agiye gutanga, agiye mu giseke, ntibyashoboka. Ahubwo hakaba handi iyo batanze mikrofone ngo abantu bitange, ntawavuga ngo atanze igiceri cy'ijana. Oya, ntawuzi uvuga ngo atanze igiceri cy'ijana, kubera kuko azi yuko abantu bose bamwumva ayo yatanze. Nawe boheza mikrofone ngo avuge n'1,000. Oya, bamuhaye mikrofone yovuga 5, 10, 50, akavuga n'100, habe na miliyoni yoyivuga, kubera ko ari muri mikrofone bamuhaye ngo avuge. Uwo mwanditsi rero agenda avuga abakiranutsi bose, akavuga ngo kwizera niko kwatumye Enoki agendana n'Imana imyaka 365. Muri iki gihe cyacu umuntu ari mu kunanirwa kwiriranwa n'Imana n'umunsi n'umwe. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo gumana nanje kuko umunsi ukuze, dore burije mwami ndagushaka, nimbura abandi bose bo kumfasha, tugumane mwami tugumane. Aravuga ngo amaso naremba uzambonekere, nzabona ubwiza bwawe bwo mu ijuru, ndasiga vuba umwijima wo mu isi, no mu ipfa ryanje tuzagumane. Abantu muri kino gihe bari mu kunanirwa kugendana n'Imana cyane, ariko Enoki we kubera kwizera yagendanye n'Imana imyaka 365. Uyu mwanditsi arakomeza agenda avuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana, kwizera niko kwatumye agenda avuga ngo ageraho ngaho, aravuga ngo nogira ngo mvuga ibyo kwizera, ibyo abizera bakoze igihe cyandengana, sinabibona. Aravuga ngo novuga ibyo aba Gideyoni, novuga ibyo aba Yefta, novuga ibyo aba Samusoni, igihe cyandengana. Bene data, hazabumbugwa n'ibitabo by'imirimo myiza abantu bakoreye hano mu isi. Ni ukuvuga ngo ibyiza bikogwa hano mu isi, bikogwa n'abakristo, biranditse mu bitabo, ntibizibagirana. N'ibibi bikogwa n'abapagani nabyo biranditse. Tugiye kugera ku musozo w'icyigisho cyacu, cyari gifite teme ivuga ngo ntawe uzabura ku munsi w'urubanza. Ibyiza byose ukora biranditse, Imana irabifite. N'ibibi byose ukora birahari, ntaho byagiye. Aho wabikoze wihishe, nta muntu ukubona, ariko imbere y'amaso y'Imana ntabwo byihishe, birahari. Ku musozo rero wacu wahinduka, byashoboka cyane, kuko muri urwo rubanza wazaba umwere. Nubwo uri umusambanyi, nubwo waba uri umurozi, nubwo waba uri umwicanyi, nubwo waba uri umujura ukomeye, ibyo wakoze byose, ibyaha byose wakoze, amaraso ya Yesu Kristo arabyeza.
hari umuririmbyi warinze avuga ngo ngwino ku isoko uce bugufi wa mutindi weja munsi y'ibirenge by'umukiza agutunganye. Ndibuka tukiri abanyeshuri mu myaka ibanza primary, mu wa mbere niho byabaga cyane. Twandikaga ku bintu byinshi bitandukanye. Twize dukoresha amardoise, si wenda mwebwe mushobora kuba amardoise byari ibintu bimeze nk'ibibaho. Tugakoresha ingwa. Nukuvuga ngo wafataga ardoise ugakoresha ingwa, ibyo urangije kwandika mwarimu amaze kwandika nawe warangiza kubyandika wahitaga ubisiba niko byagendaga. Noneho ngo tuva kuri etape tujya mu kwandikisha crayon murazizi. Crayon yari nziza cyane. Crayon uzayirebe igira akantu k'umutuku. Igira akantu k'umutuku. Hari karadufashaga cyane. Mu wa mbere niwo mwaka umuntu yandika nabi kurenza. Mu wa mbere niwo mwaka igihembwe cya mbere ugije mu wa mbere niwo mwaka umuntu afata amanota makeya cyane, kuko ibyinshi ndi ububizi nibwo ubugishika mu ishuri. Noneho warandikaga ibyo wanditse byose nabi, byose wabyandika nabi, warangiza ugahita ufata ijya crayon ukabisiba byose ukabikuraho, ukongera kandi ukandika ibindi byiza wumva byiza abandi banditse, nawe ukabona kubyandika ari uko wabanje gukuraho bya bindi by'amakosa. Mu kugera ku musaza wacu rero, ibyo wakoze byose, ibyaha byose wakoze, nta mubare w'ibyaha ubaho Yesu atababarira. Amaraso ya Yesu Kristo aza twozaho imyanda yose. Hari umuririmbyi yaririmbye indirimbo y'igiswahili aravuga ngo damu ya Yesu ilipomwangika ilishuka hadi Afrika ikatusafisha, ndiyo maana wazungu na weusi, kabila na lugha zote tuwana wa Mungu. Yaravuze ngo amaraso ya Yesu Kristo amaze kumeneka ngo yageze no muri Afrika. Amaraso ya Yesu Kristo yarakomeye cyane, ayandi maraso yose azayumishwa n'izuba. Yandi maraso yose azawumishwa n'izuba, andi maraso yagera mu mazi agahita ata forme yayo. Ariko amaraso ya Yesu Kristo yamenekeye igorigota ku musaraba, yaramanutse agera no muri Afrika aho waruri, akwezaho ibyaha byawe byose. Haracyariho igihe. Hari umuririmbyi waririmbye abaza ikibazo aravuga ngo mbese igorigota n'ubu haracyariho nihane, uwambambiwe mubonye naronka amahoro. Aravuga ngo aracyezesha amaraso igorigota, ubu genda umwikubita imbere uvuge ko wamubabaje. Yesu n'uyu munsi wa none aracyariko yakira abasambanyi. Yesu n'uyu munsi wa none arakira abajura. Yesu n'uyu munsi wa none irembo rirakinguye, arakira abanyabyaha bose atitaye ku byaha wakoze. Amaraso ya Yesu Kristo ni kire y'ibyaha byose. Icyaha buriya ni indwara iba yinjiye mu muntu, kandi amaherezo izimwica. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, amwezaho ibyaha byose. Mwene data udukurikiranye aho uri hose, usuzume umutima wawe urebe kumeze. Ahari wibaze ngo umunsi w'urubanza, kuko uwo munsi ntituwuzi.
abatuye isi bose ntibawuzi. Ni umunsi uzwi n'Imana. Woba muri ino myaka yacu dufite, woba mu myaka izakurikiraho, uwo munsi w'urubanza ni urubanza ruzahuza abantu bose bapfuye kuva kera, kuva kuri Kayini niwo munyabyaha wa mbere wapfuye, kugeza ku bazaba bahari. Ni ukuvuga ngo ubwo ugihumeka, ubwo ukiriho, uracyafite amahirwe manini cyane yo kugarukira Yesu. Aracezesha amaraso. N'uyu munsi wa none Yesu agutegeye amaboko, uza kubabarira ibyaha wakoze, kugira ngo umunsi w'urubanza uzagaragare kuko uri umwere. Bene data, mbasabe abadukurikira bose kugira ngo umuntu asuzume, yirebe mu mutima wiwe, urebe ibyo uvuga. Izi manza ziba hano ku isi bareba ibyo umuntu yavuze, amagambo mabi umuntu yavuze, amujyana mu rukiko bakamukatira. Ibikorwa bibi wakoze bakujyana mu rukiko, ariko ntawe bafungira ibyo yatekereje, kuko ntakubwiye icyo natekereje ntiwakimenya. Ntakubwiye icyo natekereje ntiwakimenya. Buriya mu mitwe y'abantu batekereza byinshi bibi cyane, ariko kubera ko batabivuze ntitwabimenya. Ariko iyo babivuze nibwo hano twebwe tumenya ngo yavuze aya magambo, agomba gukurikiranwa n'inkiko. Ariko imbere y'amaso y'Imana, ibyo umuntu yavuze byose, amagambo yose wavuze, ibikorwa byose wakoze, n'ibyo watekereje, kuko itegeko rya 10 riravuga ngo ntukifuze icyo ari cyo cyose cya mugenzi wawe. Ni ukuvuga ko kwifuza, hari uzumenya ibyifuzo byawe utabivuze. Kwifuza ni ibintu bibiriya muri wewe, ni ibitekerezo biza bikiriya muri wewe, undi wese atomenya. Mu rubanza rero rukomeye rw'Imana, buri muntu wese azahagaragara ibyo yatekereje, ibyo yifuje, ibyo yavuze n'ibyo yakoze. Mwene data udukurikiranye, haracyariho umwanya wo gutunganya ubuzima bwawe, ukiyunga n'Imana. Buriya iyo umuntu akoze icyaha, abacanye umubano n'Imana, ariko iyo umuntu yatuye ibyaha, wongera kandi ukaba umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi duheze umugisha. Amen. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana ikomeye ikomereza amasezerano yayo kuba yizera bose bakiringira izina ryayo. Uyu mwanya Mwami Imana yacu, tukweretse ijambo ryawe, tweretse abadukurikiranye bose mu mpande zose z'isi. Mana nyiribihe, turasaba kuko rino jambo ryawe ryagera ku mitima yabo, rikagira icyo rihindura Mwami Imana yacu, kugira ngo wa munsi w'urubanza abakurikirana rino jambo ntibagatsindwe n'urubanza, ahubwo bazatsindishijwe no kwizera. Urakoze kuko mbishe gusenga kwacu, reka ineza yawe n'umuntu bwawe bane natwe nawe n'iteka ryose. Amen.